Kristo Yezu akuzwe bavandimwe, nimugire Roho Mutagatifu n'ingabire ze zose. Turacyari mu byishimo bya Pentekosti kandi nta kizabitukuramo kuko twahawe Roho Mutagatifu utumara ubwoba, akatwuzuzamo urukundo. Kuko twuzuye Roho Mutagatifu dushobora kuvuga nta shiti tuti Nyagasani arampagarikiye, nta kizantera ubwoba, mbese ninde wagira icyo antwara? Ibyo tubisanga mu ibaruwa Pawulo intumwa yandikiye Abahebureyi umutwe wa 13 umurongo wa 6. Umva muvandi, ntugire ubwoba kuko uhagarariwe n'umwami ubarusha imbaraga, Nyagasani Imana ya Aburahamu, Izaki na Yakobo. Mu Kinyarwanda baca umugani ngo uhagarikiwe n'ingwe aravoma. None twe duhagarikiwe n'intare yo mu muryango wa Dawudi. Ni iki cyantera ubwoba ndi kumwe na Yezu Kristo ku bwa Roho Mutagatifu? Roho Mutagatifu yaduhishuriye ibanga ryo gutsinda ubwoba. Iryo banga nta rindi ni urukundo n'ukwemera kumaramaje twemera Yezu Kristo. Ibi tubisoma mu ibaruwa ya mbere ya Yohani umutwe wa 4 umurongo wa 17 kugeza kwa 18. Haranditse ngo nguko uko urukundo rwaganje muri twe, ku buryo ntabwo badutewe n'umunsi w'urubanza. Kuko uko Yezu ameze ariko natwe tumeze muri iyi si. Nta bwoba bubangikana n'urukundo, ahubwo urukundo rushitse bwirukana ubwoba, kuko ubwoba buterwa n'igihano, maze ufite ubwoba ntagire urukundo rushitse. Ibi tubibona neza igihe Yezu yari amaze gupfa. Intumwa zagize ubwoba, zitangira kwibaza uko zizabaho. N'igihe Yezu azutse akaziyereka, akazigaruramo icyizere, n'ubundi yagendaga zabaga zishimye, ariko ntibizibuze guhagarika umutima. Kuko iyo yagarukaga kenshi yavugaga ati nimuhumure, 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 kuko yabonaga ko n'ubundi imitima yabo igihagaze. Kugeza igihe Roho Mutagatifu amanukiye, kigiye kuri Pentekosti, Mutagatifu aramanukira akabaha imbaraga, akabuzuzamo urukundo rwa Yezu Kristo rumaramaje, maze bagashira ubwoba, bagasohoka bakajya kwamamaza inkuru nziza. Bamamazaga inkuru nziza nta kintu na kimwe bitayeho ku ngaruka zishobora kubabaho muri iyo minsi. Icyo gihe bari bafite igishika cy'urukundo rukomeye rwa Yezu Kristo. Nta kimwe bitayeho, cyaba inkoni bari buzakubitwe kandi banakubiswe, cyaba igifungo ko bagiye bafungwa ince zitandukanye, yaba inzara aho bagendaga, aho babaga bari, igihe babaga bafunze, igihe babaga bari mu rugendo, cyaba urupfu. Benshi barishwe bazira izina ry'umwami wacu Yezu Kristo, ari we bari baremeye, barakurikiye. Mutagatifu amaze kubacengezamo urukundo rukomeye rwa Kristo, maze baremera, baramaramaza. Urukundo rurabayobora, imbata y'urukundo, maze byose babikora mu rukundo, ntibagira ubwoba na busa. Uko bitaye ku rukundo rwa Yezu, maze barakomera, ubwoba bubura aho bwinjirira. Uribuka Petero igihe yihakanye Yezu imbere y'umuja kubera ubwoba?
iki gihe rwari urukundo ruke, ntabwo yari arakagira igishika cy'urukundo rukomeye nk'urwo yagize igihe y'umutagatifu amanukiye ku ntumwa maze akazikomeza. Icyo gihe noneho Petero ntiyongeye kugira ubwoba bishaka kumubaho nyuma nk'uko yagize ubwoba imbere y'umuja maze akihakana Yezu, ahubwo kubera igishika n'urukundo bya Yezu Kristo yarahagurutse maze ajya imbere y'abatware ahamya ukwemera kwe, arabigisha ahamya ko Yezu yazutse, ko Yezu ari muzima, abahamya kandi abashinja ko aribo bamwishe ntabwo bafite, nta ngingimira afite, ahubwo afite ishaka ry'urukundo no kwamamaza izuka rya Yezu Kristo. Natwe rero dushirike ubwoba kuko twasenderejwe roho w'urukundo, tugume mu ijambo Yezu yavuze agira ati roho wa Nyagasani arantwikiriye kuko yantoye akansiga amavuta agira ngo ngeze inkuru nziza ku bakene, ntangarize imbohe ko zibohowe n'impumyi ko zihumutse, napfukiranwaga ko babohowe, kandi namamaze umwaka w'impuhwe za Nyagasani. Ibyo tubisanga mu ivanjiri ya Luka umutwe wa 4 umurongo 18 kugeza kwa 19. Iri jambo twabonye rero mutagatifu wadusendera akaduha imbaraga turigira ibyacu, maze natwe dutangire ubutumwa bwo kwamamaza impuhwe za Nyagasani, kuko roho wa Nyagasani yadusendereye kandi akatumara ubwoba. Turyamamaze duhereye mu miryango yacu, mu miryango remezo, imiryango ya Gisiyo Gatolika dukorera mu butumwa n'ahandi henshi, mu kazi dukora, mu bavandimwe duhura nabo, aho tugenda hose twamamaze impuhwe za Nyagasani. Ntugire ubwoba bw'ibyo uzavuga cyangwa ibizakubaho, kuko icyo gihe Roho Mutagatifu ari we uzakubwiriza icyo ukwiye kuvuga. Ibyo tubisanga muri Luka umutwe wa 12 umurongo wa 18. Roho Mutagatifu we uzi igikenewe, we uzi abo akoherejeho, we uzi abo bwira, niwe ukubwira ibyo ukwiye kuvuga, niwe uguha ingingo uri buvugeho, ndetse nawe wivugira muri wowe, kugira ngo bose bumve kandi bemere, kuko utazaba witumirijwe ubwawe, ahubwo uzaba utumwe na Nyagasani. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Turagushimiye Mana Roho Mutagatifu, tugushimiye ko ibyo byose abihishe abanyabwenge n'abahanga ukabishurira abaciye bugufi. Tugushimiye ko kuri Pentekosti wadusendereje ingabire y'urukundo, maze ukatumara ubwoba, tukabona intangiriro yo kwamaza ubutumwa bwa Nyagasani. Dukomeze mu ntege nke tugira, uduhe imbaraga zo gutsinda ibituyobya, maze iteka ryose duharanire kuzuza urukundo rwa Kristo mu mitima yacu, mu buzima bwacu, mu mikorere yacu, aho turi hose twamamaza urukundo rwa Nyagasani tuyobowe nawe. Gumana natwe Roho wa Nyagasani, ugume muri twe, utwigishe kandi utuvugurure. Nyagasani Yezu uye buhanga buhanitse, wowe rumuri rw'imitima yacu, murikira buri umwe wese uteze amatwi y'iki kiganiro,
kandi umusendereza w'umwuka wawe atangire kwamamaza urukundo n'impuhwe byawe kuri buri umwe. Buri wese uri hano mu imbaraga zo kurangwa n'urukundo rwawe, mu bavandimwe be, mu babyeyi be, mu bana be, mu rugo rwe, mu bavandimwe, mu miryango itandukanye, aho ajya hose umumara ubwoba, maze arangwe n'ibyishimo byawe, kandi ukuri kuturange, kurange buri muntu wese wemeye kandi urangwa n'urukundo rwawe Nyagasani Yezu Kristo. Turagira rero nk'inama zawe ko turi mu rwuri rwawe, maze utubesheho, uturinde ikibi n'igisa nacyo, ndetse natwe tugukorere ubu tazigera duhagarara kugeza igihe uzazira mu ikuzo ryawe. Amen. Mubyeyi mwiza Bikira Mariya, dutwikirize igisha cyawe cy'abayobozi bw'abamarayika, maze turindwe n'ijuru iteka ryose rizira iherezo. Amen. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen.